Abantu ni benshi n'ingumi zakuze abantu ni benshi n'ingumi zakuze bihutu izi mbaraga muzivaniye kwanza izi mbaraga ni iz'ababyeyi ababyeyi ntabwo ari izacu z'abakurambere ba kera kandi iyi mpano burya aba ari iyawe iba iyawe ni umutungo wakagombye kuba utunze kera uba ugarurijwe byaratewe no kuba warahuye n'inyatsi ubu se wamuvanye inyatsi inyatsi nayo imuvanyeho kuko umutungo uturuka ku babyeyi ntabwo ugihomba kuko nta nyatsi mubamo iyo wakiriye n'inyatsi yagiye urabona wambaye ibintu by'impu uratambikije hano kabiri amahano baginana nanjye hano hari amayogi hano ndabona ihembe ndabona ibiti muganga nicyo shaka n'igikorwa ubundi muganga mwavunitse ubundi muganga mwavunitse umva cyagiye namubwira ngo ufite nimero yiwe cyagiye wa mukobwa yiguha ukayimeza no ku kiganiro njye naramubajije ese ubundi mu busanzwe ukora ibiki n'ibiki ambwira ibitangaza akora nanjye njya kureba no ku zindi YouTube yajyaga akoreraho mbona atanga n'ubutunzi namuga ati se nanjye ko nshaka ubutunzi nkaba nanjye nabasha kuba nakikorera arambwira ati uzashaka agatabi k'ababyeyi 200 ndarindira ndavuga ati nzakubwira urumva oya nari na ku mushahara wa boss kuri YouTube yacu baduhemba niyo nahise njyana yafashe kuri 24 nibwo nahise mero ubu turi kuri 30 rero nibwo nahise mubwira namuhaye 200 n'ibikindi nyine yaje kugusaba mutarahura si ifoto se yansabye ifoto anyakango yansabye ifoto imyirondoro n'indangamuntu arambwira ngo agiye kundebera kuko niba ababyeyi banyemerera guhabwa ubutunzi ntanyatsi mfite ndabimwoherereza arambwira ati ababyeyi bemeye ko wakakira ubutunzi ariko uzaza ku Gicumbi guhereza ubutunzi banze ndebe koko niba inyatsi zose ntaziriho ubundi guhereza ubutunzi bwawe umuntu amenya gute ko afite inyatsi niyo mpamvu tuzaka ikiganza cye ikiganza nicyo cyakira duhesha zimwe kumva ufite inyatsi cyangwa ntayo nkanareka ko yemera umutungo iyo nsanze wemerewe rero ibyo yemerewe nibyo mubwira ibyo asabwa ntabimubwira yakumva yabyumviramo akanakora ibikoresho ashobora gutegura nawe rero muri aka kanya niteguye kumwakira kuko ndumva namubwiye ko igikoresho azagisanga ahangaha igikoresho ikabikora namubwiye azayisanga aha ariko amafaranga ndabyivugira namubwiye ko azagenera amafaranga ariko n'imwe kuri buri bwoko gushyira mu mukozi amaso kureka turebe kuko muganga ajya guhindura abavu igikomangoma akavinya agasamanya buture inyamirambo n'abandi nanjye ibyo ndabyifuza nkaba nagenda nanjye nitwaye muri rusange wazana rero ya note nagutumye kuri buri bwoko bw'inote ugapfukama imbere y'igikoresho iyi ya 5 akira kiriya kibiriti ubuhane biraze mbe ndebe yuko banze umucaga ntarashyiramo ayo mafaranga uretse ubanze ucane ana nyagasani ushobora byose waremye isi n'ijoro ukarema aja mu karema rero bigaragaza ibimenyetso byo kwakira idini niyo kamena amadayimoni atsinda izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ajya gucanamo hera kiremo hadiramo turebe kurikiraho guturika arimo n'abatsinda rekera wowe ntabwo wemerewe gucana ihembe ry'ababyeyi afite ibikoresho tambika ikibiriti hariya
kuba waremerewe kuza kwicara guhagarara ku gicumbi byonyine birahagije. Fata ya noti kameramani ya noti idana nandi ku murongo fata igikarito kirimo ubusa yarangiye iki igikarito kirimo ubusa aho kuri hera ya bitanu turisa ko n'abadukurikiye ariko nyuma yacu abantu benshi bahuruye ariko nashayibyo gutungana no kwanyu babyeyi gutungana no kwanyu babyeyi kongera kuya bibiri gutunganywa no kwanyu babyeyi tereramo amaso kuri ekara mu gikarito gutungana no kwanyu babyeyi tereramo gutungana no kwanyu babyeyi tereramo iriya sikoci uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana utuburira abantu igihe kuvuga ko bitangaza ntabwo ni mapoke uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana kandi yarabivuze uretse gatoya ahangaha uretse mugaburetse inote ya 5 y'igihumbi ya 2 na sengusi ubuzima burahindutse bugiye guhita buhinduka aka kanya icitse shyizamo sikoci nireba neza bateranyije aho bateranyije akakwifashiriza burya wenyine twumvikane uretse yanashaka kwemera n'imfura ibyo kameramani sonya byose muga mbabarira kuko umurizi twaje tunatungana mu modoka pe ambwira ati muzanye mu bintu bitari buze gukuka muganga arimo arafunga ikarito twabonye ko ikarito bavu nta kintu kindi kirimo nta kintu kindi kirimo nyine bashyiramo 5 shyiramo na 2 shyiramo n'igihumbi ushyiramo na 500 ikarito iruzuramo ikarito agiye gucyuramo amafaranga yagiye akicungira ubuzima. hari abantu bari bavuga ko umuntu yamaze guhabwa n'amafaranga atangira kuyakoresha ngo kuri banki bakayemera abantu bose ayo mafaranga aba yemerewe gukoreshwa niyo yaba arimo amadayimoni babu uretse gato ntabwo ujya wemera bambikaho ibiganza ngo babyeyi twishimiye uvuge ngo babyeyi twishimiye kwakira umutungo babyeyi twishimiye kwakira umutungo igitereko rero ni umurikira ababyeyi badusengere bagira gute ngiye kukimurikira ababyeyi badusengere kugira ngo bakire umutungo ubuzima bugiye muzagiye gusa ugiye gupfunda utaye urapfunda utaye uretse ukuvafura akabantu nitaye babyeyi dushimiye yuko mwemeye ko umwana wanyu agomba kwakira umutungo. Ese umutungo ugiye kwakira wategetse kuza gukoresha umutungo ugiye kwakira wategetse kuza gukoresha uragura ibituma icana na ubu miliyoni 40 bagiye kuguha kameramani haguruka ufate ibintu byose ikarita wayisenge miliyoni 40 bagiye kuguha muri iki gikoresho wasanze hano ukoresha cyane uko bagipfundikiye ngiki kameramani byose tuzazikoresha miliyoni 40 ntabwo ujya wenyine ugiye guhabwa ntabwo uzazikoresha oya ngiye nshaka kugurayo nkajya nshisha ibiganiro bibereye abanyarwanda nkaba nanagura na moto yo kuzajya ngenda hari urwego bagendanye muga utagira ibyo ukora kamwibariza muga kubera ko ugiye mbonye amafaranga cyangwa ari hungabana muganga wese gaturi mu ishami muganga banze utange gukora ibitangaza bushyize biganza umutungo wawe umwana ndacyateza amatwi ndashaka kukwibariza utanga ubutunzi gusa cyangwa ukora byinshi bigiye bitandukanye nkora byinshi bigiye bitandukanye kuko nk'abagore batabyarwa n'ubugumba yari ibyo bakuroze ndakuvura yego amashitani amarozi ni ukuvuga ngo indwara zigiye zitandukanye ntabwo ari gutanga umutungo gusa kugaruza ibyibwe gutanga ibiti ibibanza ngo bigurishwe n'inyatsi zose abagabo bateye ingo zabo sinabwo baba baragiye abatandukanye tukabahuza aho baroze umwangaro tukabasubiza mu ngo zabo nabo hanze y'igihugu se babavura pana bari mu ntabwo mvura mu Rwanda gusa n'ubundi mvura n'abari no mu mahanga hirya no hino